Ndagushuhuje kandi muhaye ikaze kuri channel yacu yitwa Aviva Pro. Njye ndi Sam. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twakongeza volume ya telefone ikikuba inshuro ebyiri bitewe nuko yavugaga. Niba yavugaga gake irikuba inshuro yavugaga ebyiri. Niba warongezaga volume ukumva nabwo nivuga cyane urongeza ivuge inshuro zirenze zikubye ebyiri. Ndabikora twifashishije settings. Urajya muri settings za telefone, ujya muri application ya setting. Usacinga ahantu hitwa ureba ahantu hitwa accessibility muri setting. Accessibility uharebe. Okay, tuvuge ngo wahabuze nuhabonamo accessibility ukuri bubigenze. Nubonamo ahantu handitse accessibility urareba aho hejuru handitse search settings. Urareba ahantu handitse search settings wandikemo accessibility kugira ngo uhite uyigeraho vuba vuba. Setting za telefone urahita uta aha. Ureba handitse search settings ubura searchingamo accessibility cyangwa se accessibility sinzi uko wabisoma. Noneho urahitamo aho ha gatatu handitse accessibility special function accessibility. Ushobora gusanga aho ha gatatu haje ari ahambere rero wowe urareba hasi handitse ngo accessibility special function agafresh kareba iburyo accessibility aho ha gatatu. Wakande umara kubona neza kariho wakande umanuke hepfo uribe ahantu handitse ngo audio adjustment. Audio adjustment wakande nizere neza ko wabonye. Noneho nugeraho urabona ahanditse ngo mono audio. Mono audio ako kantu gafungure kajye mu ibara ry'ubururu ugafungure mono audio. Numara kugafungura webe aho handitse audio balance naho wafungure ayo gutyo. Okay, numara kubifungura gutyo telefone yawe irahita yikuba inshuro ebyiri uko yavugaga. Nta kindi kintu nabusigaje gukora. Ubu telefone yawe izajya ivuga cyane, irangurura amajwi igera ahantu kure cyane. Okay, niba ukunze video reka mwibutse gukanda subscribe kugira ngo utazagicikwa n'utuntu tw'ubwenge nk'utu dutuma wagira telefone ikomeye ukamenya no kuyikoresha ibintu byose. Ciao ciao, ndabakunda, Imana ibarinde.